tuvuge no kubombora aho buke yapara uruzi minota umukobwa umwe wigeze kubombora wabombotse nje sinzi abantu bawe ariko nabombotse ngora imbaga okay wowe wakoze ubukwe uratubwira izo fuka ariko ndanezerewe wa munsi wa munsi twari tuguhamagara tukumva tukeye naho ga uratubwira ngo wagiye gusuka ariko twareba ukuntu wateze muri isuko tukabona biraza kujara ibindi bintu ariko nta makuru twari dufite ngihashize 2 days cyangwa 3 tutasoma ngo Mutoni ngo yarushinze aho shagenze gute Nkwiye kinoze ko nari kundana n'umuhungu mwari mukundana arira hakurya nawe rero aha mariage ahubwo mbese ubukwe ni igihe habaho ibiganiro ku babyeyi b'umuhungu n'umukobwa bakumvikana iyo niyo mariage nagiye n'umuhungu bafashe irembo babagize kumva wenda no kuvuga ngo tubikina twari gukora ibirori sima ababyeyi bahari baziranye bumvikanye ntake none se ubundi bukobwa kugira ngo ngurebe ngo uva amafanta mbanezeze ndekore sare ngo umutoni ngo ubukwe yakoze cyangwa se bavuga ngo mwarebye ngo ubukwe yakoze ngo bwari buciriritse ibyo nibyo bari bakeneye kumva zero waka kuri wowe ubukwe ni urukundo n'ukumvikana ni urukundo hagati y'abantu babiri bigahezagirwa n'imiryango so umugisha mvuga w'abapasiteri mwiza ntabwo mbije abantu gukorana ko baza bayakora ariko n'utabukoze mugapfa kubana n'uwo mwashakanye amahoro ibyo biba bihagije none se nyuma yo kubomboka baraguteze narire bagutenga gute nze kukweza amafoto yanjye uze gukoresha ikitambuka sindakubona ukenyeye gusa rego baba bakubise ngo oranje se ni oranje cyangwa ni Spain uzamuje gusenga nyine wakenyeye ariko none ushobora kubera ibikwenze fine kamuda ego wamyutoka gutya ariko ndahebye TV show amwerere hose tubahaye kaze tunabifuriza umwaka mushya wa 2025 cyangwa se umwaka wa 2025 tubifuriza ibihe byiza no gukomeza kunogerwa ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro byacu nizere ko umwaka mwawusoje neza n'abatarawusoje neza bagize ibibazo aho umwaka utangiriye tunatoa rambirambi zetu kwenu. Mungu awafariji maana yeye ni faraja kwetu. Ya hao bitameze neza niko mwisi bimeze. Muza muvuye muri maternité gufata umuvyeyi wavyaye mugahura n'abandi bagiye muri morgue ni kwisiteye bamwe bararira none abandi baseka ariko hirya y'ibyo byose kuko kitu baritaka la vie éternelle kuba afite umwana ari we Yesu Kristo tuzaba ubuzima bw'iteka reforme numva noneho sinzi hari ukuntu ntanumva Yesu nimba ari uko ndi kumwega n'umuntu hano umunyamavuta yambuya bonane ariko duherukanaga ukiri utaraza sinzi ibindi bintu mbambona byiyongereyeho hano ngire utya tube nk'abareba gira gutya ibi ni ibiki izahabu ni feza usigaye nizahabu ni feza ku maboko abakire saba antabakire ntimuri abantu bimeze bite habari ya mwaka mpya umwaka twarawutangiye sibyo ko tutaramenya ko tuzawusoza ariko turimo ibyo ari byo byose nkaho tubika ibintu byiza ugereranyije janvier cyangwa se ukwezi kwa kwanza kwa 2024 ukagukomparinga n'ukwa 2025
urabona harimo nuance, urabona harimo une différence ama bigwaye différence irimo of course kubera ko muri 2024 peut-être hari ibyo nakaza nkora uyu munsi si byo nkora hari uwo nari we ndi icyo gihe uyu munsi ni uwundi so bishaka kuvuga ngo n'ubundi ubu ukwezi kugenda gutaha twamye tugira ibyo usaniwe singuciye mu ijambo ariko ngize ko ibyishimo ndasobangira nk'akandi kantu katari ibyishimo waretse nkamara okay ngaho usacha niache kupita mumene umvishije ibyo ushaka kumva kandi nari narama aho nuko waruteruye uti ukwezi kugenda guta urebye nuko nari meze wenda mu kwa 10 mu cyumweru gishize uyu munsi ushobora gusanga atari komedi so umunsi ugenda uca abantu bagenda bakura abantu bagenda ibindi bintu abantu bagenda baba abandi bantu rero ntaho bihuriye kabisa okay ku bijanye n'amakuta aho urabona uyu mwaka ufite igikiro cy'ifaranga se cyangwa amagara pasi Yesu yaratanze wa mukobwa ngo lezotre maye oya amafaranga uko tumeze kose turashima Imana kubera ko hari abifuza kumera kuko ukomeze nuko nanjye nifuza kumera kuko hari abandi bari hejuru yanjye bameze so tumeze kose turashima Imana niko ambassadors of Christ baririmbye ngo wirira cyane wiganya cyane ukomeze kose ushima Imana hari abakwifuza ati cyamana nje nkamera nkuriya gira kwihangana sare ndarije wa akamushara ufite mbe kumuswara wa musanta ntawa muswara w'ikanisa asigaye ikanisa ari biswara y'ikanisa abashitsi basigaye baza ngo bagafata imiswara mugani babo bakanagura abashitsi ivyo bintu navyo turabivuga warangirije umwaka mu kanisa cyangwa wari uri nawurangije mu kanisa kubera ko warangirije mu kanisa kubera ko utawurangirije muno hari difference yose Yesu yavuze ngo igihe cyo kuja Yerusalemu no ku musozi Gerizim cyararangiye ngo ahantu hose arahaba ntago na hano nari kuharangiza icyangombwa no gushima Imana kugira ngo ntawe utashimira ariko kandi iyo muri kumwe n'abandi musarire ubona abantu baryohewe umwaka warangiye nyine ubona bisa neza kuruta kuba uri wenyine okay thank you hanyuma Mutoni ndagira ngo tutarinjira muri notre sujet du jour cyangwa se our topic ndagira ngo umbwire ibintu bitatu byakunejeje cyane the most muri 2024 then uze kumbwira n'ibindi bibiri cyangwa bitatu nanone byakuborinze mbese byakubabaje wumva okay oh it's okay ariko nanone sinzi ko wohera muri January to December iminsi 366 wenda utagize akantu gasa n'akaracinzemo ngaho tusa n'utubwiyeho bukeya ubushize ku rusengero rwacu hari ukuntu baheze abantu na invitation nyine ama-envelope y'urugero y'amashimwe wenda gushyiramo ishimwe ryawe ariko nsetsa abamikazi banjye tubana hano wenda nimba umuntu adafite ayo mashimwe wenda ugashobora kuba warahuye n'ibibazo nyine cyangwa wewe ukumva ko ku itariki ya mbere utagomba gushima kuko bakumwambira ko utareka mu muntu nimba aza gushima yizanire wenyine ariko uyu mwaka ushize wabaye mwiza cyane kuri twebwe wabaye na mubi cyane kuri twebwe ibyo byose naza kubivuga abambwiye ngo mbere ko wenda ndashobora kutageza bitatu cyangwa ukanabirenza ça dépend nyine
icya mbere uyu ni umwaka twatangiyemo bizinesi ya Enjoy Collection. Twayitangiye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Ibyo ari byo byose ndashima Imana twabaye urugendo rwiza, Imana yatugiriye neza, twabonye abakiriya, nashimira abakiriya bacu badutejeje imbere, tugira imyenda myiza guys, nubwo ngiye kwamamaza ndi umudimu. Hanyuma turashima Imana nyine nicyo gihe twatangiye akazi kakaba karagenze neza, Imana ikaduha amafaranga tukabona abakiriya, kugeza n'ubu ngubu tukaba tukibona abakiriya. Asante. Cyo ni kimwe cyagenze neza. Number 2. Icya kabiri ni uko Imana ikomeje kundindira ababyeyi bari muri Congo. Murabizi iwacu haragora intambara, nyine aba ari ibintu bigoye. Njyewe papa na mama niyo batuye kandi bakaba bonyine nta n'umwana, nyine abana bose ugasanga ni bagabo nta n'umwana, njyewe hariyo n'abana. Oya niba wowe hariyo abana ibaze kwicara mu nzu, wenda papa yagiye mama asigaye mu nzu wenyine, nta n'umwana bavugana, nyine aba ari ibintu nyine bigoye. Ko ndabyumvira mu mutima ntabwo ari amatwi. Uzi ko wari uri sedisi rero ihangane yaya ushu yaya ya birumvikana. icyo ni ikintu cya kabiri. Kuba Imana yararinze imiryango yacu. Cya gatatu rwose narubatse na imbere ya sitade. Si ibyo bintu bikasa se. Ibintu ni ibikupiwa, ni ibikupi byose birakomeye. Ni ibikupi cyane. Aho ngaho mbwira ibintu byambabaje bitatumye uca aho wahuriye na Kayini. mu bwoko bwacu twabuze abantu benshi. Ni umwaka wabaye mubi cyane ku bwoko bw'abanyamurenge. Ntabwo navuga ngo byagenze neza byose, cyane cyane ndibaza ko ari icyo nta n'ibindi. Nta muntu wigeze gutongana ntibyagenze neza. sindashobora n'umuntu kuri n'uwo twashobanye azaza bivuge kuri kamera. Reka hafi kabisa sinzi. Okay, njyewe ndashobora kuba ntiyumvamo uruvu nakureka ukagenda sime ntinakuvugisha twakubwira ngo tugere ahantu dushobora gushwana nyine. Urakoze cyane Mutoni, ubu uri umumama ushima Imana agashikama aho wigire gutya moya mbiri muri Amerika ngo pa none umugabo n'umugabo nibyo none kumbwira ngo abagabo bose all men are the same. Okay, wenda bashobora kuba batandukanye mu ngo zabo ku ma responsibility n'ukuntu n'imyitwarire n'ukuntu bitwara, bose aba ari abagabo kandi umuntu n'umugabo mu rugo rwiwe. Ni filozofi kandi wamenya sindaba umugabo mbazi ifasha abasore wenda musabwa yoza gutunganira ariko ivyo rero byose felicitation. Nibwo tubashe kubonana hano kuri ibijumba by'abazungu. Abafaransa bazavuga ngo mieux vaut tard que jamais. Nubwo nyiguhaye ntinze ariko nuko ganyine se washatswe n'abazabazana nk'inzoga se bazabazana nk'akantu ko kureba ubugeni. Nubwo naje imboko ariko turasiga message cyangwa urashaka ukimba cyangwa twaje kunywa ya nido y'abageni. Yarashize wenda uraza kutubwira ibyiza. Ibaze umwaka ushize nabikoze bazi turi mu wundi mwaka. Uyu ni umwaka wa kabiri. Barakereje twakoze igitangaza ariko nta kundi nyabake. Umuco umwe yaratubwiye aho kuvuga ngo amazi ngo yamenetse ntaba kidashwe, iyo baravuga mbo amazi adahwa yamenetse. Mutoni uracibuka ruguru? Tangira ngo wakuriye mu ivire ntuzi na ruguru. Ese wayu ni hehe exactly? Gitavi yarapa ba Masunzu cyangwa mu Banyenganje.
ndahabona nakuriye Kiziba imyaka myinshi gusumira bari kwita ukiziba neza ya ku santere kwa Rushingizwa mbese kwa Rushingizwa ni rukuru twageze mu gatanu utambutse kuri Jangwani mbese hajya haruguru mu gatanu gutya uri umunyamateka kwezi muri Baghdad wakazure makansoko cyangwa wavuye utararure makansoko kaninga ariko kakaza karyoha tukamba tugura amabenye na mukara uzi kungo waremye mu isoko utabenye cyabagari si ko yamabenye yakazajyoha cyangwa nuko bayatekaga mu mameza umusarire hano njyewe sinkiyaje wojya amabenye hano uzi ko twigeze kuja gukoshanya ahantu ngenda ndi pare umuhungu ntarashitse nijewe nyine wari nije wari waherekeje uwo muhungu nyine nijewe twako tujana uzi ko bakazabana ba Marene batarashakwa ambaye jewe noneho ngo tumare tugeze ahantu nyine twagiye gukwa tugishika gutya ngira batujaniye amazi muri douche turoga ese kubera ko bakazabana amazi muri douche kandi mwavuye mu rugo mwoze nuko nikeya iraga nikeya sinkinoga inoga abantu bazahura uzubu mushitsi nk'isasta za nijoro naho ruguru kare twashitse hakibona nyine dushoreye n'inka noneho ngo tuve muri douche usanga bazanye buri kudusane dutoya k'udutipoti bashize amabenye abiri inyama zokeje nka zibiri akabemba n'umuneke n'icyayi ukoga ngo iyo ni nka deseri hanyuma babateka umva uko noneho ukamusanga ibenye cyari ikintu cyubashywe donc wagiye kubona bari habakwe ese abakobwa baruguru ni ibiki bakundaga cyane nk'umukobwa mwava ngo murakundana ngo numu girlfriend wawe ni ibiki bakazabaheza nje ntabwo mbizi areye hano ukuntu ushobora kubizi bakundaga imbombo niho zari zihawe iyo wamugura imbombo yo ku gati cyangwa umwicara ajya mu turesitora two mu gatanu mukajya amabenye n'icyayi cyangwa hariya kwa mama wa mukongomani kazitwaga mama Irenge nari umunyamibundi ariko sinakazava mu madege urumva niho hari mu ivire niho hari mu giturage imubundi hari inyuma cyane ariko naho hakaba amata mu minembwe wakazurara mu minembwe biteguye ko uri bumwe mukara abanyaminembwe bambagana twaraye ahantu hamwe mu minembwe hariya kubigisha niba ari kubigisha igo niba ari kubanya rusuku twinjira mu nzu bazana umutsima n'ibere n'ibishimbo ngo amare bazana icyayi cya mukara bene bya biferi bya mirongo birebire biresha bike ngo wakozeho kumva nta sukari pe kandi urabizi ruguru bakazamarungira mu isafuriya hamwe takongeramo ngo baze ngo isukari biri none batizaje nkabona icyo ruhande rw'umuryango gushya nama nkimena hasigaramo gakeya kazajijisha ngo hawe mu icyayi nawe gakera uwaca amazi arangangana neza ya mirongo ariko utakaraga ati nayimaze kwaje ko guhera aho kunywa icyayi cy'amata kidafashe neza wanywa mukara habe n'abaganga ngo niko bazava ngo kiza gitera nane sinezite icyayi kidafashe okay reka twinjire mu kiganiro kandi ntituri butinde twari tubwire mu tuntu n'utundi ya hari icyo wavuze niko muto apart from ibi bintu nyine by'amaresitora rero twari tuvuzeho hari ibindi bintu ucibuka bya ruguru swate nk'uburyo ubukwe bwakorwaga cyangwa uburyo babomboraga wabana ubukwe batashe bwa ruguru bivuge nk'umunota umwe noneho tuze kumanuka hano tuvuge no kubomboraho bukeya kwa ruguru nk'iminota nk'umukobwa umwe wigeze kubombora wabombotse nje sinzi abantu bawe ariko nabombotse tugura imbaga okay wowe wakoze ubukwe uratubwira ubukwe ariko ndanezerewe muzamura ibiganza zamura wowe utaha uzamura
musheganye ariko sinzi ndikira guteye yawe mu baho mucya bitonze n'imfura nziziho n'imbaga abandi bazi ikisizi allo Jésus amakwe ya ruguru yari meza bakazabyuka bacura mu gitondo mugeni bakagenda bamutwikiriye ibitenge nyine mu mutwe bagiye gushika abantu bakaza kubatega baririmba nyine aho bacuye nyine bakaza kubatega baririmba nyine ubona abantu bishimye si ibyo ngibyo se nyuma rero umukobwa atashe hakaza harara nk'abakobwa abantu batashe basubiye bakarara nk'abakobwa bangahe bakazabyuka bataha bakararana na wa mugeni wabo bamusezera akarara mwasezera tuzi umenye niyo anyuze muzamusezeranira ku ikanisha neza bazababwira ngo baye kugira ngo imodoka n'umugabo we bakagenda waba warigeze ubonaho umukobwa bomboka babasinga akamugeza $50 kandi nyine byari biharawe ngo baguhaye amakuru ngo umusaza w'umukobwa mugomba kumuha $50 kugira ngo mutange njye hari umwana twigeze kujana mu isoko arangize dutashe nyine abahungu baraduherekeza myaka nari nkiri mutoya kujya nyine wajanaga n'abakobwa b'inkumi gusa ntabwo yaranduta cyane ariko ntabwo hari kera cyane nari niga nimba ari mu kabiri segondere wayigesha aho wari inkumi nari mukuru ari umaze kumenya igisa n'igiki ndagenda aho nyine jewe ngenderaga imbere gashika imbere ndahagarara ngo ndamurinze ndahagarara aho aranje kurangiza iwacu nkabona arahagaze nduwe ndarambirwa nditahira ahita bomboka uko nuko ndaryama mu gitondo se yari kwaza kumbyutsa mu gitondo mubwire ngo umukobwa wege sinje naratashe nza gukamisha umusiga ahagaze none sinziga nuko nyine nuko bakazama babomboka iyo bataniteguye batabizi nta gahunda bari bafite bakagenda bakabomboka naho hano ganuje kubomboka arabipangaga akabyitegurira akabona kubomboka ninonga ngo bazabanza ukipanga ukagura ibintu byose cyane n'umukobwa ngo uzabaho ese no bazabombora ku manywa turabombora reka ukagenda n'imodoka n'amaguru ni ugutega taxi bimeze noneho habaye ga mu minsi yashize ati urugo rwiza tubonaga abantu ku masitati woga ni mutoni amafoto yawe icoro ku isi yose uri umusitari wari umaze iminsi uri umunyamakuru umaze nyine kumenyekana cyane cyane n'ibintu by'imivugo bakuziho noneho ngo tubwire gutya tubona ngo urugo rwiza ngo muzarambane muzobyare hungu nako kazabanza nkihungura mbandeba sitati uzi mutoni tubana muri go siniwe umuntu nahamagaye ni kandi yarashize n'ibyumweru bibiri tukoze ikiganiro nawe bibiri gusa byari bishize ariko ndetse na nyuma y'ikiganiro twari twabonanye kandi ndetse n'umunsi ni ngaho nyine wari ufite icyo gikebe umunsi twagiye gukora ikiganiro turi kumwe ndetse na Jennifer akora impanuka ntubyibuka wa munsi wa munsi twari tuguhamagara tukumva tukeye naho ga uratubwira ngo wagiye gusuka ariko twareba ukuntu watinze muri bisuko tukabona biraza kujara ibindi bintu ariko nta makuru twari dufite ntihashize 2 days cyangwa 3 tutatwumva ngo mutoni ngo yarushinze aho shagenze gute ikibazo ko nari kundana n'umuhungu mwari mukundana arira hakurya nawe uri aha nandi zaziga tubona ko ari ngombwa twabonye ko nibyo byihuse kurusha gutegura ubukwe none se ko numvishije hari umupasiteri umwe wavuze ngo abantu bose ngo babombotse ngo bari inyuma y'umurongo wo gukiranuka ngo abantu ngo Yesu ngo ntabemera
ngo Yesu ntabemera ninde wakoze ubukwe muri Bibiliya Yesu yemera uriya bukwe bw'ikana Yesu yari yagiyemo bwari ubwande Bibiliya nzizi mugizi none bwari ubwande Bibiliya naho hantu wasanga ari anniversaire wenda bashobora kuba barigeze kandi ariko hari muri reception cyangwa muri reception kandi kimwe n'uwabo mboka yakora reception siyayikora se ariko by the way ubukwe ntabwo buri biblique ubukwe ni iki ubukwe nje mba numva ko nicyagihe wabanye n'umuntu kugeza igihe niyo iriya niyo mariage ahubwo mbese ubukwe ni igihe habaye ibiganiro ku babyeyi b'umuhungu n'umukobwa bakumvikana iyo niyo mariage je nagiye n'umuhungu bafashe irembo babazize kumva wenda no kuvuga ngo iyo tubikenera twari gukora ibirori sima ababyeyi bahari baziranye bumvikanye ntake none se ubundi bukobwa bukenewe kugira ngo ngurebe aho uva amafanta mbanezeze ndekore sare ngo umutoni ngo se ubukwe yakoze cyangwa se bavuga ngo mwarebye ngo ubukwe yakoze ngo bwari buciriritse ibyo nibyo bari bakeneye kumva zero waka kuri wowe ubukwe ni urukundo n'ukumvikana ni urukundo hagati y'abantu babiri bigahezagirwa n'imiryango so umugisha mvuga w'abapasiteri mwiza ntabwo mbije abantu gukorana ko baje bayakora ariko n'utabukoze mugapfa kubana n'uwo mwashakanye amahoro ibyo biba bihagije none se nyuma yo kubomboka baragutenze narire bagutenga gute ngo urebe ukuntu bantenze bakujijije iki banjijije bararenganye ni ukuri urwo rubanza jewe tuzoja kuri parike tuzoja ku izone mugani haruguru zabo bantu bagiye ku izone ngo kubura itegeko ritarabaho icyaha nticyari kiriho rero byabaye icyaha nyine kubera ko ni iyo wenda ndashobora kuba numva vision y'iryo kanisa ndimo ntabwo mba narabaye muri iryo torero ariko kubera ko numva vision yabo rero ni ukuvuga ngo nibigenga iryo torero ugomba kubyubahiriza niyo mpamvu rero nagiye kwireka naje nigeze kubona umuhungu umwe abombora baramutenga none umunsi wo kwirega aho nari mvugiye ati biriya bintu nyine ni idini ngo mutubabare ngo twaciye inyuma y'ikanisa urebe Isake umuhungu wa Aburahamu yohereje Eliyazari aja kureba Rebeka ngo ashike Eliyazari ku ruzi ahura na Rebeka bitisa mpa ku mazi amuhaye amazi ku gisima cya Yakobo nako ku gisima ngo arangiza avomera n'ingamiya yari afite noneho ngo ashike bamajana n'iwabo basaza asabye gumugeni ese ni gute abaza Rebeka basaza batese uragenda Rebeka ati noro hasigara ubwo gantarabona Isake tazi ngo Isake no mungu muremure w'inyinya cyangwa umeze gute hari ibintu abantu nyine basigaye bavuga ngo ni gute ukundana ngo n'umukobwa nguri hanze ngo mutaziranye ngo cyangwa umuhungu ngo mutaziranye byabaye kuva kera Isake noneho Rebeka ati sinoro hasigara Eliyazari yamamukora urumvaga niwe wabomboreye niwe wabomboreye Isake yamakora kuri Rebeka moja mbili na hehe ngo ashika muheza Isake icyo gihe ngo na Sara ese Sara niwe nyina wa Isake ngo yari yapfuye noneho ngo bashiraga Rebeka ngo mu gihumba ngo namererwa neza ngo agahenda ngo kanyina yari afite karashira niko Bibiliya ivuga ivyo si ibishanje rero je kwibaza ndushaka duse n'abaganiriye nubwo uri umushitsi nkibaza kubombora bibaye icyaha gute ikindi sindamona muze ko bataza batubwira niba bo baratenzwe ntibatenze Esteri so muri Bibiliya umwami ntiyagiye gusoma ari ubukwe bakoze yamubonye ko tuba tumwigisha tugashinga ibintu nk'ibyo kandi yaragiye ku ndobo ya kabiri yaragiye ku mugabo wa divorce Vashti nako Vashti ni muka shura mugabo nindeba uriya mugabo wa Shaje yitwa Rawi uriya mugabo wa Esteri nzi ko ari umwami umwami asiwerusi na muto anayizi none asiwerusi kuriyaga nawe yari yadivorishije yari yirukanye umugore ngo amare amagenda atoranye nde Siteri
nta bukwe bwahabaye rero mwaba pasiteri ikintu jewe sincumva jewe mbomboye ntaho ntenga hari umuhungu witwa umuhungu umuvuga izina nuko yamaze yatandukana n'umugore yarabomboye nawe yanga kwireka aho cyaha yakoze kandi yabomboye nyine nawe bakoshanyije nyine ibintu biri mu muco ntiyateruye biri mu muco sinatwaye umuntu ngo namwibye baje ku manywa saa 8 wayi nirega nakoze igihe cyaha nyine ni imihango y'idini okay idini Bibiliya bango idini riramugaza ririca rihosha abakristo kandi ngo riyoje imitima y'abenshi Yesu niwe dini yakubagutenga yabivuze nabivuze ko numva umurongo w'iryo dini niyo mpamvu yabivuze ati nemeye gutengwa no kuja kwirega ako none biza bitera nk'isoni kuja kwirega kandi atari icyaha ese uko umutima waza ugushirira ngo ni icyaha umugabo wanjye ntabwo bamuteye aho reka maze ntikineresha imbaraga zasigabanutse aho none se hano bari kumutenga nibo bamuyoboye sibo bamuyoboye ahubwo nanjye ntabwo nari kwirega hano nuko nyine hari kuri nari kwirega mu rusengero rwiwe umugabo abarizwamo rero iwe mu rusengero rwabo ntabwo bamutenga ibo kubombora si icyaha ntabwo mbizi Mungu nataka visa nakwenda Etazini Mutoni okay mbere yuko ushakwa mwubakana hajya umugabo wawe twanduza umuvuga mu izina Michel okay Michel waba bayeho wenda muri relationship n'abandi bahungu bino muri Afrika mu banino swate waduha nka difference waba warize kudetinga n'umuhungu muri distance no kudetinga umuhungu muri kumwe anytime wotega kage bidasaba visa yatega kauba cyangwa moto cyangwa kagenda n'ibirenge izo operation barazibayemo zombi kugira ngo tuze kwihuta tugana ku musozo ukuntu nyine experience maze kugira umugore utubwire nyine ko bimeze ntabwo nadetinze n'abahungu bantu cyane ariko wenda ngarashobora kuba yarabana nyine urumva hariyo diferanse umuntu mutari kumwe muvugana kuri telefone gusa kugeza wenda igihe bizakundira mukabonana naho umuntu muri kumwe murashobora kuvuga ati tumitinge mukaba nyine mwavuga ati tuje kuri date dusohoke runaka twicara mukaganira muri kubonana naho nyine uwo mutari kumwe urumva ni kuri telefone ariko byose ni ukwizerana hagati yanyu nta kindi kintu kirenze ibintu byo gutendeka se warabyigeze ukuri imbere ya Kristo n'imbere yanje imbere y'Imana imbere y'abantu benshi ariko hari umuntu watubwiye ati rero gutendeka si bibi tikuko ntabwo ari bazaba ngo reka mbagarire ntawe uzi kwizera gusa ikibi ni ugutendeka ujya amafaranga y'umuhungu uri umwana w'umukobwa ukumva kandi wenda uwo muhungu nta kuri ku mutima uricara ukavuga ati uyu muhungu ntabwo yambera umugabo warangiza rero wowe ukamufera ukamujya amafaranga yiwe agira iki ukamutakariza umwanya naho wenda ukundanye nangwa uvuga kundana n'undi muntu sinabyita gukundana ukumva uba uri kwiga ku bantu babiri wenda wamara kudesida n'umutima wawe ukaguma kuri umwe ukaba wasezerera undi ukavuga ati nyamara ibi bintu ntibigikunze ega nyine aba ari byiza naho iyo ukunze abantu bangahe uvize ikintu runaka wenda ibintu bifatika ukiri umukobwa njyewe numva ari byo bibi cyane okay wemera ko nta rukundo rubaho rudafite inyungu cyangwa wowe wemera ko habaho urukundo rudafite inyungu nta rukundo rubaho rudafite inyungu exactly icyo tucyemeza okay explain how gute okay zirashobora kuba inyungu z'ibifatika cyangwa se z'ibidafatika ushobora kuba wakunda umukobwa mwiza pe kubera uburanga bwiwe uburanga uvuga atazambyarira abana beza iyo nayo ni inyungu voilà
bashobora kuba wakunda umukobwa utari mwiza ku isura ariko mwaganira ukumva afite ibitekerezo nyine hahandi ukavuga ati arapanze mu mutwe nyamara umuntu tubanye twazakora ikintu gikomeye twubaka urugo rwiza urashobora kuba wabona umuhungu nyine uri umukobwa ukavuga ngo uyu muhungu nyine ntabwo ari mwiza physically ariko afite amafaranga wenda urugo rwacu kubera ko n'amafaranga ni meza arafasha mu rugo ntabwo Bibiliya ivuga ngo amafaranga azasubiza ibyifuzo byose aho ni mu migani ukavuga ngo twabana nyine nubwo twabyabyara abana baba ariko nyine bakabaho neza bamyazimike ati bapfe kuba bamyazimike ariko basomere ku masomo meza babeho neza urumva iyo nayo ni inyungu abandi bakobwa bakavuga ati natwaye umuhungu w'umubogare batereye hands aho nyine mwiza nyine ni inyungu n'izazindi ziba zihari ni ukuvuga ngo hagati y'abahungu n'abakobwa ni bande ba keeping a promise cyangwa swate turasezeranye ubona ari bande baza badisappointing abandi cyane hagati y'abahungu n'abakobwa bose bari iko bararesha uzi impamvu hari nk'umuhungu ushobora gukundana akagusezera mu cyumweru agasohora save the date uri kumva hari amaka menshi y'abahungu twagiye tubona basohoye ama save the date bakabombora abandi bakobwa buca bari gukora amakwe hari n'abakobwa nyine usanga abakobwa ni gake ushobora gusanga ubukwe bupfuye bibaturutseho wenda ashobora gukora mistake umuhungu akananirwa kuyihanganira akaba nyine bakwica ubukwe bimuturutseho ariko mbarumva kubiresha naho mu byo gutendeka abakobwa baratendeka ko murumva kandi wewe wa mukobwa wewe uri hano yaguca mugani wayo ariko ndahebye niko bimeze impamvu nari mvuze ko abakobwa bashobora kuba ari bo percentage yabo iri nyinshi nubona umuhungu yaza kukwanga muto bagira procedures haba umuhungu ubu nyine yo kwama kubwira ngo gahunda zanje nawe zirarangiye urumva ubu breakinze soul umutima w'umuntu ubu nako ari abakobwa bababajwe kumva barahari ariko abahungu uzi abahungu bizera sinzi ukuntu navuga bashobora guhura n'akana k'agakobwa wari ufite n'umugore wawe uri kumva akaguha keya nguvu uri kumva ugasigara wibagirwa umugore wawe rero ukabuhemukiye wa mwana w'umukobwa abahungu nyine muri abantu bibagirwa vuba kwa kuri iki kibazo tutariho twemezanyaho abantu wenda baze gukemura izo mpaka ariko impamvu nari nkubwiye umukobwa umushobora gukundana uyu munsi ejo agahita akubwira ngo njyewe mbivuyemo gutyo agahita donge azanye amakanda kuri main switch hariya kuri cash power akamakupa ariko umuhungu ariko agakupa nyine yakuretse atari kuvuga ngo ejo buza nyine urumva nk'umuntu mwari ko muvugana nijoro sibyo mumeze neza haba ejo mu gitondo akamakubwira ngo gahunda zirahindutse turekane nawe icyo kintu urumva kidakomeretsa nawe ntabwo yabivuga nta rezo iri fonda afite izo ni makandisha venka kubera ko umuhungu akubwira ngo tubivemo yarangiza ukamubona mu cyumweru butasohoye save the date umuhungu kuvuga ngo abivemo ngewe maze kubabona si umwe si babiri maze kubona izo ka nyinshi cyangwa ababombora se tuza tubibona hari umwana nzi waje ageze mu Buganda ari kuza gukora ubukwe muri Kenya umuhungu yamubombora umukobwa wa hano hari abandi b'u Burundi twabonye umuhungu bari bafite gukora bombora nyine ni ibintu tugenda tubona kenshi uriya mukobwa bategeye bakamujana muri Amerika bakamushimira Stella uramuvugaho iki ka Stella nyine ni bya bindi twavuze abakobwa baba bashaka inyungu uri kumva ntabifuza ariko navuze abakobwa baba bashaka amafaranga yabeshe uriya muhungu wenda ko amukunda nyine afite ibyo yishakiye nibyo navuze bibi birahaba niki wabwira abantu ba blaming abasore mu gushaka abakobwa bari hanze bagasiga bari hano nyine ntago wari urukweto rwambarana n'ukuguru kwabo ushatse kuvuga ko abantu bose bashaka hanze ziriya nimero ari izabo ashobora kuba ari izabo iyo atari izabo ni za zindi ubona zisenyuka
akenshi gusa nyine ziriya ni opportunity abantu baba bararonse ikibazo ni ukuba mugenda ngo ufite iyo myaka yawe ugiye gushaka umuntu ungana na mama wawe nicyo kibazo nawe ubonye umwanya mutoya uzokujarira umuherezi nawe ubonye umwanya mutoya nyine wa wundi uri proud nawe nta kindi kintu nyine ni amahirwe ukagenda hariya nawe ugafasha umuryango wawe none se abahungu bo hanze bari mu kuza gushaka muri mu kuvuga ngo mwabuze abageni ngo basigaye baza birirwa bashaka abahungu bo hanze tibagutwaye turaha uvuga kera mwakaza mumbona ko ari kandi watubwiye ngo wakazi teretana nabi no bukikura nawe gake oya ntabwo navuze ubukenge kwanza nta nubwo nateretanye cyane nkuko wari ubizi rero mwakaza mumbona kandi ukamuvuga wakaza mbona twakatwirirwa jewe kuva tumenyanye bamwe bambwiye tukora mutoni kera bakaje deposit waritinye nukuri nguvu yaritinye narangiza kugenda ngo abakobwa ba hano none se uwo muhungu wa hano ntaramubonye ari kugira oya uri mu kuvugana n'umwana shagera imbere abavyeyi bakama bagati turashaka umuhungu uri hanze adufasha ntabwo nakwemera nakunze umuhungu wa hano bavuze ati tukwemera tugushigikira wabyitwa ukabomboka dorega nako vyanageze none se ayo nayandi maka turi mu kubona ugasanga washingiye umwana ahantu adashaka si tumaze kubona amaka abiri hano muri Kenya ari hano muri Kenya tuvuge ugasanga washingiye umwana ngo wenda ngo kwa sebukwe bafite ibintu umuhungu afite ibintu cyangwa baraja hanze bashika wa mwana agatangira akananirwa umugabo bakananiranwa n'umugabo kubera ko of course iyo umwana agenda ari we washatse umugabo akaimpoza ababyeyi akavuga ati papa njyewe uyu muhungu namukunze cyangwa byakunda mugomba kunshingirana nubwo yashika agahura n'ibibazo arabyihanganira abazi ko ari we wakunze kandi nyine abagomba kwasima risk sibyo naho kumuegisisha gukora ikintu niyo yashitiriye bikanga avayo vuba nyine nta kwihangana kubaguke rero ababyeyi bazashigikira abana abantu baba bakunze nyine ntakundi Mutoni urakoze cyane hanyuma tugiye kugana ku musozo watubwira difference uko wari umeze ukiri umukobwa umwigeme mugani w'abarundi nuko umeze ubu nyine urabona la vie quoi la différence kidogo tupatie kale ka éclaircissage na mimi uniambie sasa nikuinteresse nione saga Shende wowe uko serious uzabyimenyera mugabo umwe yaravuze ngo se umuntu barashe mu nda zafajyari aturabyirebera urirebera amasaha bigutwara none nawe ngahatubwire difference y'ibihari nuko bafite deje imiryango ibiri mvukamo afite nyine wabo umugabo ni wabo wanje nyine wacu ikindi of course ntago mba nigenga nubwo ni wacu nkaba nigenga ariko hano hari igihe wacu naba nkuru utuntu nari nza kugisha nk'ababyeyi banje inama nyine tw'ubuzima bwanjye ariko hano nja gukora akantu nkabwira umuntu kabaza umutware ngo bimeze gute ni consultation sadaka ya consultation aho ikindi nyine umva nyine difference irahari ako kari nyine kaba urumva nyine ariko ibihari nyine ubu ngubu ni uwundi muntu narakuze ntabwo nkiri umwana ubu hari abantu baza kumvisha inama ubu hari abantu baza kubwira Mutoni ngo nyine aha hantu bishobora kuba byanze wambwira iki wamfashe iki narakuze none se uruguru nakaza mbona abagore bakenyeye hari kino hari abagore ari abakobwa bose tuzoza tumenya nze kukweza amafoto yanjye uze gukoresha ikitambuka sinakubona ukenyeye gusa ariko baba bakubise ngo oranje se ni oranje cyangwa ni Spain uzamuja gusenga nyine wakenyeye ariko none ushobora kubera ibikwenze afa inkamuda ego wamyutoka gutya
ariko ndahebye oya ni sawa cyane Mutoni. Hanyuma niki wabwira abakobwa bagitendeka n'abahungu batarashaka? Mwitendeka mubesereye mu bintu murimo, ariko singemba nibyo nimba udafite gahunda yo gushaka wawe kumukururana n'abahungu. Bimariki watekereje ku mishinga, watekereje ku byo ukora, ukihangira imirimo ko amafaranga akenewe kandi nawe urashoboye, umwana w'umukobwa urashoboye. Warebye icyo ukora ukareka kwirukururana n'abahungu mudafite aho muri kugana. Kandi rero nimba uri muri relationship yibemo by'ukuri, ufite purpose runaka y'icyo ushaka kugeraho, nimba ari urugo ubikore nyine, ureke kwirirwa nyine. Njyemba numva ntacyo bimaze kugenda uvuga ngo nkundanye n'uyu nkundanye na runaka, ugasanga mukundanye n'umuhungu imyaka ine yo kugira gute, ugasanga uraye kuri telefone aho kugira ngo ujye mutekereze ejo nzabyukira mu kazi, ibi nakoze ntibyakunze, ese ngomba kubikora gute. Ugasanga uri kubabara ngo umuhungu ngo yakwanze, ugasanga umaze icyumweru cyose wirirwa no mu nzu nta kindi kintu utekereza ngo umuhungu yakwanze. Imagine nta gikari cyo gihe turimo cyo gukora ibintu nk'ibyo. Turi mu gihe cyo kwishakisha, turi mu gihe cyo gukora bikanga, tukagerageza andi mahirwe. So nibyo numva nababwira, mureke gutendeka nimba ukundanye n'umuhungu. Nagitwaza yigeze kubyigisha ngo nimba ukundanye n'umuntu, ukundana n'umuntu umwe bigira inzira. Avuga ngo amarira ya Isawu yatumye Yakobo kwa abakobwa umukobwa imyaka 14. So hari amarira ya wa muntu besha ko ukunda ukamuhemukira, yayandi ntago ashobora kwibagirana. Mungu ikanasikia. Rero nimba umukunda mukunde by'ukuri mwigane mube babiri gusa. Nimunanirana muvuga ati ibi nibi ntago twabyumvikanye ngo twaduhagarika, ariko atari kuvuga ngo kuramubesha. Ikindi cyane twite ku bintu dukore cyane. Abahungu bafite amafaranga ni beza, ariko amafaranga yacu twarugiye araryoha cyane kuruta yandi baduheza. Ndamenye nyine warashatse gukora uganiriye noneho neza Kagaburiyeri wo mwe waje kubonana na Mariya. Nukuri namye numva sinari gutanga haleluya kuko musabwa ntiyo yakira nawe. Ariko nabonye ejo twagi igitengereje bundi ari gitanga twagiyemo amaze musabwa arafata yamata kamera yamarambika kamera turashirimba musabwa kaza yamasimbuka tarasero musabwa bigirense gute. Rero niyo cameraman nabonye warambitse kamera arafatwa kuri umwuka wera nyine n'amashanyarazi ntaco umwuka wera tofata. Rero Mutoni wakoze cyane. Ijambo rimwe ku bantu bazava ngo ntibakora kubera kuko bafite abasponsa, haba bari muri side y'abakobwa ndetse n'abahungu. Njyewe ngenda mbona izo kanyinshi bakambwira ngo se gukora ngo ntufite abavandimwe hanze ibintu ni gute ngo wagiye ngo relaxinga mani gukareka ku ruha gutya ngo waduhaye ku mafaranga ufite abasponsa. Okay, gira ijambo rimwe ugeneye abakobwa bataza bakora kubera ko ngo bafite abasponsa, ubwire n'irindi ugenera abahungu bataza bakora ngo bafite bene wabo hanze cyane mu basore mbese kubera ugiye mu kazi ariko by'ukuri nkuko navuze arashobora kuba ngenera wenda amafaranga tuvuge anyishyurira inzu akanahaha ugasanga wenda mfite abavandimwe banjye bamwe turi kumwe hano cy'umwana wabuze amafaranga yo kujya kwishyura ishuri, kandi nari mfite imbaraga nari gukora nkagira ngo icyo nasipotinga umuvandimwe wanjye. Usibye n'icyo wenda nubwo ashobora kumpa amafaranga we ego nkayakoresha waye ntimba ko ndashobora kugira investition mu myaka ingahe nkavuga ngo Mutoni na amafaranga yanjye nabitse nshobora kuyakoresha ikintu runaka, nshobora kuyaguramo akabanza cyangwa nshobora gufasha abantu bameze gutya bagowe ibintu nk'ibyo. Ikindi hari cyane abakobwa bakunda kubaho, hari gushobora no kugana mu muhanda ugahura n'ikintu ukakigura bitari muri programme. None se nko muri icyo gihe nahita mpamagara umugabo wabonye akenda keza ikintu nshaka kugura wanyoreje amafaranga, ariko nzi ko nyafite ku mufuko wanjye yayandi nakoreye ndakigura. Hari umuntu uje wenda mpambona ugowe nkumva uwo mutima wo kumufasha, ntabwo namubwira ngo wampaye amafaranga ngafasha umuntu, wenda hari uwo yafasha nawe bimuturutseho, ariko kugira ngo nimba hari uwo nshaka gufasha ngomba gukora kugira ngo mbone ayo kumufasha.
ndabibona cyane n'abakobwa tugira ama blood shower ama baby shower ese ubu nakaza mbwira umuntu wambaye amafaranga nishura muri blood shower y'umukobwa n'ibyo bintu ntabwo byashoboka pe nimba ari amafaranga y'umuryango agomba gutekereza ibintu binini akatekereza ibintu binini hakaba rero na yandi navuga ngo spending nyine bivanye n'utubezwe duto ufite besoin secondaire primaire rero ugomba abakobwa dukore duhaguruka dukore ego nta jana ryanga murindi nimba bayaguha ukaba ufite n'ayawe amafaranga ntazayangana ntagira ivangura ngo avuge ngo aya ni amadolari aya ni amanyakenya aya ni amanyarwanda ngo cyangwa ngo utundi dukeya nakoreye ngo ntabwo tujana haguruka ukore wewe numara urebe ko uzabura aho uyashyira ngo ubwo ufite abandi ntabakongerere ugasanga uri umuhungu wirirwa mu gisirimba dilendi wasanze ufite umugore hasi se wa mugore afite umwana ari gukora ari kwishura amabilisi yiwe afite bene wabo wayo utumva ko utamusaba igishoro n'umuhungu w'umusore ufite imbaraga uhaguruke ukore nyine hari mentality imwe tugomba guhindura abantu ni abantu baragwara yagwara akamara amezi angahe adakora yanapfa mbere yawe ugasigara utaranigeze no kumusaba umutahe ngo uvuge ngo wenda mfite nka $2,000 ndi gukora ariko gusutegereje amafaranga yo kwishura inzu ukwezi gushire wishura inzu wenda agize n'ikibazo kubera ko utiteganyirije ugasanga nyine ubaye gusubiye hasi so ibyo bintu nta sense bifite urarashe ibyo ni ibomba rya 2025 ibyo ni ibomba urakoze cyane Mutoni uganire neza cyane turagushimiye reka dusubikira ahangaha naho butaha reka nsoze ngira abantu dufite icyitwa Ego Protocol ku bantu bafite amakwe batugana dukora serivisi nziza best service ever twabakora mu makwe yanyu mu birori bitandukanye mu mapati ama event atandukanye dufite protocol mwahamagara nguvu mwanampamagara Danilo mwahamagara wese hanyuma ngena supporting kuri Umutoni official mukore subscribe muve hano muri benshi cyane mugende mukore subscribe ikindi supporting dufite iduka ryambika abantu neza dukora delivery ahantu hose waba uri icyo wifuza twanakigushaka biduhaye ifoto kuva mu shaka ikintu twebwe turitanga tukakigushakira tukanakikugezaho supporting muri ubwo buryo umushakana nimero nazitanga nta kibazo turazishira hariya kuri screen Mutoni arakoze cyane kuko ijanye n'imyenda badandaza amahuzu meza pe barashipinga baradelivaringa partout dans le monde aho waba uri hose n'ubu mukanya rumukiriya uri Kilimani bariho barashira amahuzu urabona Kilimani niho baruto batuye n'abayicungwa Kimani rero mugane kandi mu supporting abakristo bo kuri Nguvu TV Shop ufite abakristo ibihumbi hafi kujogeza abakristo 3,000 mutaramire hano muhaterera mufunga muzi nije garevera wanyu sinise revera abakristo bo kuri mumanuke mukubite kangerigiri Mutoni tumuzamure murumva ko afite ibitekerezo byiza afite passion n'umukozi niwe mukobwa w'umunyamurenge cyangwa se niwe mugore we mbonye ushakwa n'umugabo uri hanze ariko agakora akagira side hustle arakora afite channel afite na show wetu kuna namukia tu mu mabreba asebebe tu mafranga wei unaweza kayana zilogotaka na anachokaka mnafaa kuwa serious na papa mkwe serious mtumike asiyetumika asifanye nini mwenye atumikake asikule vraiment turasoje reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe Imana ibahe umugisha nanone mukomeze mu supporting turacabakeneye amatangazo yose ni hano muzoza muyasanga kandi mukomeze mugire bonane nziza ndetse twihanganisha n'ababuza babo ukwezi kwatangiye gusa nuko akwica abantu umusaza umwe wabahega ngo bigeze gupfusha umuntu noneho basanga yicaye mu kirambi niki byagenze ngo yamana noneho imaze abantu yamana imaze abantu nubwo tubivuze gutyo ariko abantu babuze ababo pole sana
Imana ibahumurize. Ya, nkuko nzambabwira mambo ni matatu, Mungu moyoni. Akili kichwani, pesa mfukoni. Hivyo vitu kwa hivi. Nuko. Amani ya Bwana ikae nani. Amen. Kundana n'umuntu umwe bigira inzira. Avuga ngo amarira ya Isawu yatumye Yakobo kwa abakobwa imyaka 14. So hari amarira ya wa muntu besha ko ukunda ukamuhemukira. Yaya ni ntago ashobora kwibagirana. Mungu ikanasikia. Rero nimba umukunda mukunde by'ukuri mwigane mube babiri gusa. Nimunanirana muvuga ati ibi nibi ntago twabyumvikanye ngo twaduhagarika ariko atari kuvuga ngo kuramubesha. Ikindi cyane twite ku bintu dukore cyane abahungu bafite amafaranga ni beza ariko amafaranga yacu twarugiye araryoha cyane kuruta yandi baduheza. Ndayemeye nyine warashatse gukora uganiriye noneho neza nka Gaburiyeli wowe waje kubonana na Mariya. Nukuri namye numva sinari gutanga haleluya kuko musabwa ntiyo yakira nawe ariko nabonye ejo twagi gitengereje bundi ari gitamo twagiyemo amaze musabwa arafata yamata kamera yamarambika kamera turashirimba musabwa kaza yamasimbuka tasero musabwa bigirense gute rero no niyo cameraman nabonye warambitse kamera arafatwa kuri umwuka wera nyine namashanyarazi ntacho umwuka wera tofata. Rero Mutoni wakoze cyane ijambo rimwe ku bantu bazava ngo ntibakora kubera kuko bafite abasponsa. Haba bari muri side y'abakobwa ndetse n'abahungu. Njewe ngenda mbona izo kanyinshi bakambwira ngo se ngukora ngo ntufite abavandimwe hanze ibintu ndi gute ngo wagiye ngo relaxing amani gukareka kuruha gutya. Waduhaye ku mafaranga ufite abasponsa. Okay, gira ijambo rimwe ugeneye abakobwa bataza bakora kubera ko ngo bafite abasponsa. Ubwire n'irindi ugenera abahungu bataza bakora ngo bafite bene wabo hanze. Cyane mu basore mbese. Kubera ugiye mu kazi. Ariko by'ukuri nkuko navuze arashobora kuba ngenera wenda amafaranga tuvuge anyishurira inzu akanaha ugasanga wenda mfite abavandimwe banje bamwe turi kumwe hano cy'umwana wabuze amafaranga yo kuja kwishura ishuri kandi nari mfite imbaraga nari gukora nkagira ngo icyo nasupotinga umuvandimwe wanje usibye n'icyo wenda nubwo ashobora kumpa amafaranga we ego nkayakoresha waye ntimba ko ndashobora kugira investisement mu myaka ingahe nkavuga ngo Mutoni na amafaranga yanjye nabitse nshobora kuyakoresha ikintu runaka nshobora kuyaguramo akabanza cyangwa nshobora gufasha abantu bameze gutya bagowe ibintu nk'ibyo. Ikindi hari cyane abakobwa bakunda kubaho hari gushobora no kugana mu muhanda ugahura n'ikintu ukakigura bitari muri programme none se nko muri icyo gihe nahita mpamagara umugabo se mbonye kenda kezi ikintu nshaka kugura wanyohereje amafaranga ariko nzi ko nyafite ku mufuko wanjye yandi nakoreye ndakigura. Hari umuntu uje wenda mpambona ugowe nkumva uwo mutima wo kumufasha ntabwo namubwira ngo wampaye amafaranga ngafasha umuntu wenda hari uwo yafasha nawe bimuturutseho ariko kugira ngo nimba hari unshaka gufasha ngomba gukora kugira ngo mbone ayo kumufasha. Ndabibona cyane n'abakobwa tugira ama blood shower ama baby shower ese ubu nakaza mbwira umuntu wambaye amafaranga nishura muri blood shower y'umukobwa n'ibyo bintu ntabwo byashoboka pe. Nimba ari amafaranga y'umuryango agomba gutekereza ibintu binini akatekereza ibintu binini. Hakaba rero na yandi navuga ngo spending nyine bivanye n'utubezwe duto ufite bezwe secondaire primaire. Rero ugomba abakobwa dukore duhaguruka dukore ego nta jana ryanga murindi nimba bayaguha ukaba ufite n'ayawe amafaranga ntazayangana ntagira ivangura ngo avuge ngo aya ni amadolari aya ni amanyakenya aya ni amanyarwanda ngo cyangwa ngo utundi dukeya nakoreye ngo ntabwo tujana no haguruka ukore wewe numara urebe ko uzabura aho uyashyira ngo ubwo ufite abandi bakongerera ugasanga uri umuhungu wirirwa muri sirimba dilendi wasanze ufite umugore hanze se wa mugore afite umwana
ari gukora ari kwishura amabirizi afite bene wabo wabitumva kutamusaba igishoro n'umuhungu w'umusore ufite imbaraga uhaguruke ukore nyine hari mentality imwe tugomba guhindura. Abantu ni abantu baragwara, yagwara akamara amezi angahe adakora, yanapfa mbere yawe ugasigara utaranigeze no kumusaba umutahe ngo uvuge ngo wenda mfite kado $1,000 ndi gukora, ariko gusa utegereje amafaranga yo kwishura inzu ukwezi gushire wishura inzu, wenda agize n'ikibazo kubera ko utiteganyirije ugasanga nyine ubaye gusuriye hasi. So nta ibyo bintu nta sense bifite. Urarashe ibyo ni ibomba rya 2025. Ibyo ni ibomba. Urakoze cyane Mutoni, uganire neza cyane, turagushimiye. Reka dusubikira ahangaha naho butaha. Reka nsoze ngira abantu dufite icyitwa Igo Protocol ku bantu bafite amakwe batugana dukora serivisi nziza, best service ever. Twabakora mu makwe yanyu mu birori bitandukanye, mu mapati, ama event atandukanye. Dufite protocol, mwahamagara Nguvu, mwanampamagara, mwahamagara Daniel, mwahamagara wese. Hanyuma ngero supporting kuri Umutoni Official, mukore subscribe, muve hano muri benshi cyane, mugende mukore subscribe. Ikindi supporting, dufite iduka ryambika abantu neza, dukora delivery ahantu hose waba uri, icyo wifuza twanakigushakira, biduhaye ifoto ukavuga ngo nshaka iki kintu, twebwe turitanga tukakigushakira tukanakikugezaho. Supporting muri ubwo buryo, umushakana nimero nazitanga nta kibazo, turazishira hariya kuri screen. Mutoni arakoze cyane kuko ijanye n'imyenda badandaza amahuzu meza pe barashipinga, baradelivaringa partout dans le monde, aho waba uri hose. N'ubu mukanya ari umukiriya uri Kilimani bariho barashira amahuzu. Urabona Kilimani niho baruto batuye n'abayicungwa Kimani. Rero mugane kandi mu supporting abakristo bo kuri Nguvu TV show. Ufite abakristo ibihumbi hafi kugeza abakristo 3,000. Mutaramire hano muhaterera mufunga muzi nije garevera wanyu sinisije revera abakristo bo kuri mumanuke mukubite kangirigiri, Mutoni tumuzamure. Murumva ko afite ibitekerezo byiza, afite passion, n'umukozi. Niwe mukobwa w'umunyamurenge cyangwa se niwe mugore we mbonye ushakwa n'umugabo uri hanze ariko agakora, akagira side hustle, arakora, afite channel, afite na show. We tukuna namukia tu mu mabreba asebebe tu mafranga we unaweza kaya zinogotaka na nachokaka. Mnafaa kuwa serious na papa, mkuwe serious, mtumike, asiyetumika asifanye nini, mwenye atumikake asikule vraiment. Turasoje, reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe. Imana ibahe umugisha, nanone mukomeze mu supporting, turacabakeneye. Amatangazo yose ni hano muzoza muyasanga. Kandi mukomeze mugire bonane nziza, ndetse twihanganisha n'ababuze ababo. Ukwezi kwatangiye gusa nuko akwica abantu. Umusaza umwe wabahega ngo bigeze gupfusha umuntu, noneho basanga yicaye mu kirambi. Niki byagenze ngo yamana noneho imaze abantu. Yamana imaze abantu. Nubwo tubivuze gutyo ariko abantu babuze ababo, pole sana, Imana ibahumurize. Nkuko nzambabwira mambo ni matatu, Mungu moyoni, akili kichwani, pesa mfukoni. Hivyo vitu kwa hivi nuko amani ya Bwana ikae nani. Amen.